Muraho neza abantu mukurikira ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Tubahaye ikaze kuri iki kiganiro cyiza tugiye kubagezaho kabisa, dukurikije ibitekerezo mwagiye muraduha ndetse n'icyo mushaka. Uyu muti ni mwiza cyane rero, tumaze kubona yuko abantu batwandikiye ari benshi badusaba yuko twababwira umuti ubafatira abarozi, cyangwa se umuti utwika abarozi bababona bakirukanka, ndetse umuti uvura amarozi ku buryo buri hejuru, ku kigero kiri hejuru cyane. Uwo muti rero niwo tugiye kubaha. Rero tukaba tubwira wowe wakoze subscribe ko tugushimiye, ndetse ukaba wakomeza gukora share, like, ugatera na comment, ukatubwira uko ibintu bimeze neza cyane. Rero wowe utari wayikora, iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore. Ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri kene nyina, ni ukuvuga ngo nidushiraho ibiganiro bihite bikugeraho ubibone 5/5, gatanu kuri gatanu. Niyo mpamvu rero tugiye kubabwira umuti mwiza cyane ukoreshwa ku buryo bworoshye. Birashoboka yuko waba uri umucuruzi, ariko gucuruza kwawe ugasanga hari abantu bajya bakugira ishyamba, bakakuroga, bagacisha imiti yahe n'iyahe, bakakugirira nabi. Birashoboka yuko waba uri n'umuturage utuye ahantu runaka, abagizi ba nabi bakajya baragutega ibintu, ukagenda ukarwara amaguru, ukarwara amaboko, ukarwara imigongo, ukarwara ibintu nk'ibyo byose bitewe n'ibintu bagushizemo. Ushobora kuba nabwo bazi wawe bakarara barabyina baracuragura, noneho bigatuma urwaragurika, cyangwa se bakwicira gahunda zawe wari ufite zose, bakohereza inyatsi zigiye zitandukanye. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ukurikirane iki kiganiro. Ni ikiganiro kiramara iminota mikeya cyane, ubundi kikagusobanurira ukuntu wabigenza. Kandi ikindi, umuti ngiye kubabwira, wakire yuko ushobora kujya urahura nabo barozi bakubona bakirukanka, bakavuga ngo dore wa murozi, nawe bakakwita umurozi kubera yuko warangije kugira gute, warangije kubatwika. Baragiye barakubona niba gukubita amaso birukanke, ubone bagize ubwoba, kubera yuko ubundi karagiteri y'umurozi iyo akuroze bwa mbere bikanga, akajya gucisha indi miti bikanga, agacisha indi bikanga, akajya ahandi agatanga amaturo n'ibitambo, ibintu bikanga bikamwangira. Igikurikiraho ni weho ahindukira avuga yuko uri umurozi. Icyo ngicyo mucyakire. Noneho rero sasa umuti ngiye kukubwira ni umuti mwiza cyane, ni umuti utagoye, ni umuti utaruhije. Ni igiti kimwe kandi ndakeka mwese mukizi, ntabwo kiragira gute, ntabwo kirabarusha. Rero birashoboka yuko waba umaze igihe kinini wumva ugenda uribwa amaguru, ibintu bikugendagendamo, ibintu biri kukurumagura, cyangwa se ibintu bigutondagira. Uyu muti uragenda uwufate, uwusigeho, ibintu bigende neza cyane. Undi muntu twabwira, hari abantu ngo bagiye bagira amazu, bakajya bumva ibintu biri kugwa hejuru y'inzu, babatereraho ibintu, babajugunyiraho ibintu, ariko bikaba byarabatesheje umutwe batazi ibyo ari byo. Nawe rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyu muti uwiteho, uwukoreshe neza, kugira ngo nawe ibyo bintu bigende bishire. Hari abantu rero bafite imirima, mu mirima ugasanga ngo imirima yabo barayiroga, bayigirira nabi, bayitega ibintu. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyu muti uwurebe. Niba ari ibishyimbo uhinze, ugenda usiga ku bishingirizo nka bingahe mu murima, umurozi azagera awugeraho yirukanke, amere nk'umusazi. Niyo ndababwiye ngo iyi miti, mbese ibi bintu aba barozi bakoresha ni ibintu by'ubufindo bakora bakanatongera. Ntabwo ari uko bakoresha ibintu bihambaye. Ururimi rwabo rubi, ururimi rubi bagira rwo rwonyine rwakurimbura.
rero nawe kubarwanya no gukora ikintu gituma bagutinya ntabwo ari ibintu birenze. Oya, nuko nawe ukora umuti, kandi umuti uri gukora nawe ukawukora uri kuwutongera, kugira ngo nawe niba baba bakubonye birukanke, niba bageze ku kintu cyawe birukanke, bumve bari gushya, noneho nawe bibe byabasha kugufasha kugira ngo bagutinye, kandi n'ibintu byawe babitinye, bazibukire, bate kuzongera kwegera ahantu hari ikintu cyawe uko cyaba kimeze kose. Niyo mpamvu rero mbabwiye iki kintu, genda ushake ikibonobono gitukura. Ikibonobono gitukura urebe kizana utubuto hejuru. Iyo izuba rivuye utwo tubuto dukunze kwimena tugasaduka tukagwa. Utubuto tumeze nk'ibishimbo ukuntu dusaduka tukagwa, ujya kumva turaturitse mu gihe cy'imvura tukagwa, sibyo? Tugaturika tukagwa. Utwo tubonobono rero sasa weho ugende urondere ahantu turi, urebe ahantu turi, nurangiza kutubona ikintu uri bukore ni iki ngiki: uragenda udusekure. Numara kudusekura byanoze neza 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 neza, byanoze, uzagende ufate amavuta y'inka atari menshi cyane, makeya, uyashyire mu isafuriya, ayonge, ayage, uri kuyatongera uvuga uti uko aya mavuta yatse, uko yacamutse. Aba ariko ujya uragera ku kintu cyanjye, ku nzu yanjye, wiruke. Aba ariko tujya turahura, wiruke, ubwoba bukwice bugutahe, wiruke wumva uri gushya. Noneho nurangiza muri ayo mavuta y'inka yacamutse uzarohoreremo bya bibonobono wasekuye, ubirohore, ubifate ubishiremo, uvange muri ya mavuta y'inka ari mu isafuriya ku muriro. Numara kuvanga uzazana amazi ibikombe 2 binini, litiro 2 usukemo, litiro 2 z'amazi usukemo. Numara gusukamo ucane bibire, nibimara kubira uzayungurure. Numara kuyungurura bigishushe, dore icyo uzakora, uzaba nawe uri kubitongera uvuga uti wa murozi we ndaguhamije. Ujye ugera ku kintu cyanjye wiruke, gasopa n'ikindi gihe, ntuzengere kugira aho uhurira n'ikintu cyanjye n'urugo rwanjye n'abanjye. Dore rero ikintu uzakoresha ibyo bintu wayunguruye bitarafata cyane. Uzagende ujye urakozamo ikiganza, usige ku nguni y'inzu, ku nguni, ku pembe, ku nguni. Ugende uko ari impande zose inguni z'inzu uhasige. Ugende mu marembo usigemo, ntabwo gusiga ari ukugenda ngo usige inzu yose. Niyo wakoramo gutya gusa ikiganza kimwe ugakora ku nguni gutya, ubwo ibyo biba bibashije. Ugende usige ku ruzitiro, niba ufite korutire y'amatafari cyangwa se y'iki simbizi, usigeho. Ntabwo gusiga ari ugusiga byinshi cyane. Ushaka ipombo ufuhirire, ugende niba ari mu murima ufuhirire, ku kintu cyawe cyose ugende urafuhirira. Noneho umurozi azajya arahagera, yiruke, yumva ari gusha, ahubwo agenda ari kukubunza ngo ni wowe murozi, kandi utari iki, utari umurozi, sibyo? Icyo si tukirangije. Noneho rero sasa bya bindi wakoze, uwo muti wakoze, niba urwaye ku maguru, jya urahasiga aho urwaye, uri kuvuga uti murozi wandoze, nawe bikugarukire isha nk'uko byantanduraga, nawe ariko bigira gute bigutandura. Uzajya urabona umurozi
aje ari kwiruka ameze nk'umusazi, ari kugutonganya, ari kuvuga ngo ahubwo umurozi ni wowe, sibyo? Avuga ati umurozi ni wowe. Noneho ubwo uburwayi waba urwaye wumva uri gusha, ahantu waba uri kubabara hose, ujye urakozaho ikiganza muri uwo muti, usukeho mukeya, uhasige, uvuge ngo birozi subira kwa nyirabyo, nawe bigutwike wumve uko bimera. Bizajya biragenda bityo. Rero mugerageze uyu muti mbahaye, ni umuti mwiza, ni umuti wizewe, kandi nzi neza yuko urabagirira akamaro mu gihe gitoya, igihe cyihuse. Ni umuti wabona aho ariho hose. Ikibonobono ntiwakibura, amavuta y'inka ntiwayabura, gusekura n'ako kanya, kuwucamutsa ukawukaranga ugashiramo, ni ibintu byoroshye. Ubundi kugenda urasiga ni ibintu byoroshye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Rero nimukore subscribe, mugerageze mujye murakora subscribe, nibyo bituma twumva yuko natwe dushigikiwe, tukabashakira imiti, tukabashakira ubumenyi, tukabashakira ibikiza amagara yanyu, ibikiza ubuzima bwanyu, sibyo? Nimugerageze rero kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Amahoro y'Imana rero abane namwe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turabashimiye.